Muraho neza? Tugiye kuganira ku bintu by'ingenzi umugore utwite yakwitaho kugira ngo yirinde kubabara mu nda agitwite. Igihe cyo gutwita ni igihe cyihariye gisaba kwitabwaho cyane kuko impinduka ziba mu mubiri zishobora gutuma umugore agira ububabare mu nda iyo atitaye ku buzima bwe neza. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya gushyira mu bikorwa ingamba zafasha umubyeyi n'umwana atwite kubaho neza batekanye kandi bafite ubuzima bwiza, kuko iyo umugore atwite akababara mu nda si we wenyine bigiraho ingaruka, ahubwo n'umwana bimugeraho kubera aburira amahoro mu nda ya nyina, bikaba byamuviramo no kudakina neza niba yari yaratangiye gukina cyangwa se agahungabana bikabije. Iki kiganiro rero kigamije kudufasha gusobanukirwa neza ibyo umugore utwite yakora kugira ngo yirinde kubabara mu nda kandi arinde n'umwana atwite. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Hari ibintu byinshi umugore utwite yakora kugira ngo yirinde kubabara mu nda cyangwa se agabanye kubabara mu nda nimba yaratangiye kubabara. Kimwe nk'uko yabihagarika burundu mu gihe cyose agitwite, cyane cyane iyo ari ububabare busanzwe bujyana n'inda atwite. Reka turebere hamwe ibyo wakora. Icya mbere ni ukwirinda guterura ibintu biremereye, kuko guterura ibintu biremereye utwite bituma imikaya y'inda ikora cyane bigatera ububabare. Nanone bishobora gutera guhagarara kw'amaraso mu nda bitewe n'umunaniro uyigeraho, maze umugore akaribwa mu nda. Icya kabiri ni ukwirinda kurya ibiryo byinshi icyarimwe kugira ngo bigabanye indigestion, maze igogorwa rigende neza, umubyeyi ntababare mu nda. Icya gatatu ni ukwambara imyenda idahambira mu nda cyane. Nubwo wakwambara iyo myenda iguhambiriye mu nda ukabona ko warimbye ndetse wambaye neza, hakaba n'ubwo ijisho ry'undi rikureba naryo ryabona ko ntacyo bitwaye, ariko ntabwo ari myiza kuko umwana atabona umwanya uhagije wo kwisanzuriramo, umubyeyi akaremererwa maze mu nda hakamurya kubera imyenda iyihambiriye cyane ikayishyiraho igitutu. Icya kane ni ukugenda n'amaguru ariko utihuta umeze nk'utambagira, kuko bifasha gutuma amaraso atembera neza mu nda no mu mitsi yo hepfo, bigatera imikaya y'inda n'umugongo kuruhuka, maze imitsi yikanyiza itera kubabara mu nda bigatuma itipfundika. Wambara inkweto zoroshye, ukirinda kugenda ahahanamye, ugahumeka udahumagira, ariko ukamara nibura kuva ku minota 10 kugera ku minota 30 uri kugenda n'amaguru utihuta. Icya gatanu ni ukurya uturyo duke duke kenshi ku munsi, kuko birinda igifu kuremererwa maze ntubabare mu nda. Naho icya gatandatu wakora ni uko ugomba kuryamira urubavu rw'ibumoso, kuko bifasha umuvuduko w'amaraso kuguma normale, umudamu ntababare mu nda. Imenyereze kuryamira urubavu rw'ibumoso mu gihe utwite, kuko kuryamira urubavu rw'iburyo hari ibibi byinshi bishobora kuzanana nabyo. Icya karindwi ni uko umugore aba agomba kuruhuka bihagije, akanirinda stress, kuko bituma nyababyeyi iruhuka neza, bigatera amaraso n'umwuka kugera mu nda neza no ku mwana, maze bikagabanya kuremererwa, byatuma umugore aribwa mu nda. Icya munani ni ukwirinda kurya ibiryo birimo amavuta menshi, kubera byongera acide mu gifu bigatera gushya mu gifu, maze umugore agatangira kubabara mu nda kandi atwite. Ibiryo byiza ku mugore utwite byakabaye bitogosheje. Icya cyenda ni ukwimenyereza kunywa amazi menshi, kuko bifasha igogorwa ry'ibiryo bikagabanya kuzurirana mu nda no kumva ubyimbiwe, maze ntubabare mu nda kuko ibiryo biba byasewe neza. Nanone kandi amazi menshi arinda constipation, ariko gufunga kwituma, kuko mu gihe utwite imisemburo ituma amara akora buhoro, maze amazi menshi agatera umwanda koroha, bigatuma usohoka utagoranye, iyo bikaba impamvu ituma kubabara mu nda biba bitakibayeho. Umugore utwite aba agomba kunywa nibura kuva kuri litiro 2 kugera kuri litiro 3 z'amazi meza ku munsi, ariko ntayanywe ngunga, agenda anywa duke duke ku munsi, ariko yaza kuza kubara agahuza akabona neza ko za litiro yazikonsomye. Icya 10 ni ukurya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto ndetse n'ibiryo bifite fibre nk'isombe,
amashu, ibihaza n'amababi yabyo, ibigori byuzuye, ibishyimbo n'amashaza, amapapayi, avoka, inanasi, ibitoki ndetse n'imbuto n'imboga nka sezame, imbuto z'ibihaza n'ibindi. Imenyereze kuvanga imboga n'imbuto ndetse n'ibinyampeke mu ifunguro ryawe rya buri munsi. Icya 11 ni ukwipimisha kenshi kwa muganga uko biteganyijwe, cyane cyane mu mezi ya mbere y'inda ndetse n'amezi ya nyuma y'inda, kugira ngo mu gihe hagize icyatera kubabara icyo ari cyo cyose kivumburwe hakiri kare maze umudamu afashwe ku gihe. Naho icya 12 ni ukwirinda gufata imiti iyo ari yo yose utagishije inama muganga. Nanone ariko ntitwakwibagirwa cyangwa ngo twirengagize ko hari ubwo wababara mu nda kandi utwite ariko bidatewe n'ikibazo wagizemo uburangare. Nko mu mezi ya mbere ushobora kubabara mu nda byoroheje bitewe n'impinduka z'imisemburo nuko inda itangira kwaguka. Naho mu mezi yo hagati ariho mu gihembwe cya 2 kubabara mu nda bishobora guterwa n'imikaya irambuka kuko inda iba ikomeje kwaguka. Naho mu gihembwe cya 3 ari nacyo cya nyuma kubabara mu nda utwite bishobora guterwa n'uburemere bw'inda, igitutu ku ngingo cyangwa imyiteguro yo kubyara. Icyo gihe habaho impinduka zitandukanye harimo no kubabara mu nda. Ariko iyo ububabare bukabije bujyana no kuva amaraso, umuriro, kuruka cyane, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ni ngombwa cyane ko umuryango ufashe mu nshingano umugore utwite umuba hafi ukamufasha mu mirimo imuremereye, bakamuha inama nziza kandi bakamwubaha mu bihe byose, kuko gutwita si inshingano y'umugore wenyine ahubwo ni inshingano ya bose. Ibi byose inyungu yabyo ni uko mu gihe umubyeyi yabungabunzwe neza atavunika, ntagire stress, akarya neza, akaruhuka bihagije, atazababara mu nda maze bigatuma agira ubuzima bwiza, n'umwana atwite akazavuka afite imbaraga n'amahirwe yo kuzagira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza nibwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.